Hello, ndabasuhuje Christine Coleman. Reka dufate umwanya dushime Imana turagushimye kandi dusabye ko ibikorwa byacu biyoborwa n'umwuka wawe wera. Ubwo turi hano Mana hamwe nawe, reka abanyarwanda bahabwe ihumure, bereke ko hari icyo uri gukora kandi uzakomeza gukora. Tanga ibyiringiro mu banyarwanda. Muvandimwe aho uri hose ndagusuhuje, ni Christina ndagarutse ngo mbabwire yuko Imana iri kumwe namwe kandi ko nanjye turi kumwe, ntabwo nabikora kubibagirwa. Mukomere cyane. Hari ijwi ry'Imana mperutse kumva rivuga ngo igihuru kigiye gushya. Ntibimbwire neza ngo iyo igiti cyumye kitagitanga imbuto, igikurikirwaho ni iki? Kiratemwa. Iyo igihuru kimaze kuma kitagifite amababi atoshye, igikurikiraho ni ugutwika. Imbuto zirera ugasarura kandi buri muntu wese afite imbuto. Ariko iyo ibikorwa byawe bisigaye ari ugushimuta, iyo ibikorwa byawe bisigaye ari ukurasa, iyo ibikorwa byawe bisigaye ari ugutwara umutekano hirya no hino, icyo gihe uba wagaragaje imbuto zawe kandi uba uri kuvuga uti igihe cyo gusarura kirageze. Igihe rero cyo gusarura kirageze. Ibyo si ibintu bigomba kuba uri mu mwuka, no kuba ufite amaso urabibona nyine ukabona ko igihe cyageze. Igihe rero kirageze. Icyo gihuru Imana izagitwika, kizakongoka, noneho bya bindi byari byihishemo byose, imbeba, injangwe, utunyamaswa utwo ari two twose, bizagenda gute? Nawe ndakuretse ngo dukorane ikiganiro umbwire wowe urumva byagenda bite. Ese uri Imana, wowe urumva ubwo byagenda gute? Ku Imana yakomeje kwihangana, ikihangana, ikohereza abamarayika bakaza ngo barebe ko babona imbuto nziza, barebe ko babona kwihana, bakabibura. Ubwo rero nta kindi gisigaye, ibyo byo nta nubwo bifite guhagarikwa. Byo ni ibintu mu nama yo mu ijuru bemeje. Bavandimwe bene data, uyu munsi Imana irashaka kutwigisha. Iratwigisha iki? Ishaka kutubwira ku burenganzira. Abanyarwanda muri iyi myaka 20 n'ingahe yose, hafi 30 mumaze mutegekwa na FPR, mwarakandamijwe cyane ku buryo bamwe muri mwebwe nta nubwo mukizi uburenganzira bwanyu. Imana rero igiye kutwigisha. Imana ijwi ryayo ko ndyumva riratwibutsa ngo abantu bose nabaremye mu ishusho y'Imana, kandi Imana ingo iturema nta muntu yahaye uburenganzira kurusha undi. Uravuka, waba uri umuhutu, waba uri umututsi, waba uri umutwa, uza uri umwana mu isi, uri kurira, uri akabebe nyine gasanzwe. Nta muntu uza apfumuye amatwi, nta muntu uza afite yambaye ukuntu special
buri muntu wese aza yambaye ubusa, buri wese aza kimwe, kandi buri wese azahava kimwe. Ngo rero ngo twese tunganya uburenganzira. Munyarwandakazi, aho uri ubyumve, ntibakagukange bakubwire ngo wowe ugomba kujya hasi. Hari umuntu nabonye ari gukurikira Victoire Ingabire amugendaho, noneho akajya avuga ngo dore ngo avuye mu rugo, ngo arazamutse, ngo agiye mu mujyi, ngo mumukurikire ngo ibye byose tubishyire ku karubanda, ngo nava ngo mu mujyi, ngo aragenda, ngo agiye ku Gisenyi, ngo turamukurikire. Yo, ubwo rero nawe ngo uri umuntu kandi ntabwo uzi ko uri gukorera Satani. Ubwo rero uba wishyize hejuru, uzi ko wowe ufite uburenganzira bwa Tom Ndahiro, uburenganzira bwa Paul Kagame, uburenganzira bwa Victoire, ni kimwe n'uburenganzira undi muturage wese afite. Ntawe ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo undi aceceke, ntawe ufite uburenganzira bwo kuba yakandagira undi. Urabikora imyanya ikicecekera, ariko ntabwo uzi kuri gukora shetani, kandi ntabwo uzi yuko uri kwicukurira imva. Ngaho rero komeza genda uyicukure. Banyarwandakazi, abantu bashimutwa nta cyaha na kimwe baba bakoze imbere y'Imana. Nuko bimeze. Niba umuntu yakoze icyaha, ntabwo ujya kumushimuta. Kumushimuta ni ubujura. Byerekanye yuko utashobora kubona ibimenyetso bimushinja, ukaza ukamwiba. Ayiwe, iyo umushimuta se, nubwo mama atakubona, nubwo papa we atakubona, kamera zo mu ijuru ziri he? Kamera zo mu ijuru ziri kugukurikira hose. Aho umuntu mujyanye, aho umukuye, hari umunsi uzabibazwa. Uzavuga iki? Ye muntu ushimuta, ye muntu ukoresha iterabwoba kuri kwicukurira imva, kandi ukaba wishakira ikibanza ikuzimu, uzabigenza ute? Ikuzimu nta muturanyi uzagira. Ikuzimu abaturanyi bawe ni inzoka, n'inyo, ni amadayimoni, ni urupfu, ni agashinyaguro, ni imibabaro iteye ubwoba. Ubwo rero ngo nawe wakoze akazi, wakurikiye Ingabire Victoire, uraza uri kuriporotinga ngo wabaye kanaka. Nushaka ube kanaka nde, ntabwo tuzakubwira ko ibyo uri gukora ari byiza. Ni ibikorwa bibi byo ku rwego rw'amadayimoni. Banyarwandakazi, ntabwo mu burenganzira bwanyu Imana yabahaye mwagombye kujya mugenda mwikanga gufungwa, kuko abantu benshi bafungwa niba abandi beza cyane. Umuntu ukunda ukuri, umuntu wanga akarengane, uwo nguwo niwe ugezweho afungwa. Ikintu rero kibabaje, abashumba banyu, abapasitoro banyu ntabwo bari kubigisha ukuri. Bose batinya FPR. Niyo mpamvu batavuga, kuko bazi ko bavuze babafata mpiri bakabafunga. Ubwo rero bahitamo guceceka, bakaza bakabahanurira, kandi bakabahanura imbere buzuyemo ubwoba. Wari wabona se Imana ijya guhamagara umuhanuzi kandi afitemo ubwoba imbere? Umuhanuzi w'umunyabyoba ntabwo yahanura nyabyo, uwo ngo nta nubwo Imana yamutuma ngo ajye guhanura. Nuko rero benshi muri mwebwe buzemo abahanuzi b'ibinyoma. Niyo mpamvu nababwiye ngo Imana iravuze, nimusengere mu rugo. Ni igihe cy'agahe gatoya. Mu gihe Imana igiye guhita mu gihugu, nimugume mu rugo musengere mu gihugu.
dore hariho n'abambuka ngo bagiye kuri uyu musozi bakajya kuri uyu ntibagaruke kubera ko no ku misozi bari kubicirayo. Bene data, bene Kanyarwanda, abantu bakomeje kubica, abantu bakomeje kubura. Noneho rero babagezweho ni abajene, ni abasitari. Ariko se ni ryari muzakanguka mukumva yuko niba umuturanyi wawe bamutwaye ejo ni wowe utahiwe? None se niba ari uko bimeze, ubona ko guceceka ari cyo gisubizo? Utavuze baramutwara, igihe kiragera bakamutwara. Wa wundi utabashotoye, wa wundi utabagiriye nabi, bagera aho ngaho bakamutwara. Ntukicara uvuge ngo njyewe ngo nta kibazo ngo ufitanye na guverinoma. Wagombye kukigira. Guverinoma izi ikagutwara umuvandimwe, ikaza ikagushimuta. Ariko ikintu cyiza, uriteguye? Ikintu cyiza, Imana iravuze ngo ntabwo ndi kumwe n'abashimuta, ntabwo ndi kumwe n'abafungisha abandi ku busa, ntabwo ndi kumwe n'abadakora ubutabera, ntabwo ndi kumwe n'ingabo zica, ntabwo ndi kumwe n'ababeshyi. Kabone niyo wazamuka ukaba muri za ngabo zizayobora isi, kabone niyo wazamuka ukaba muri za ngabo za Hitleri, za Biden, za Ukraine cyangwa za Putin, niyo waba uri muri za ngabo za mbere zikomeye zifite ibikoresho gute, niyo waba waratsinze intambara zingana gute, Imana itari ku ruhande rwawe, byose bizashya, bizarangira bihiye, bizamuke bibe umwotsi, nawe uhagarare imbere y'Imana ubazwe ibintu byinshi. Nuko rero Banyarwanda, Banyarwandakazi, nimuhaguruke, nimusenge cyane, nimushikame kandi musenge ngo Imana ibafungure amaso, mumenye umwanzi wanyu. Umuntu bashimusi, mujye mufata ifoto, murabika ahantu, yewe ni n'utwo dupapuro two kurangisha mudukore, muragenda mukajya kubaza kuri polisi, bati ijwi, bataha, bati ibyo n'uburiganya n'ibyo kubeshya, kuvuga ngo ntibaze aho bari. None se mu Rwanda hari interamwe z'iyo ngo zije gushimuta abantu. Abantu babuzwe mubashyire ku rutonde, mubashyire hamwe, umunsi umwe uwo tuzabibaza ni polisi y'u Rwanda. Abantu bose bashimuswe nibo bagiye babatwara, abashinzwe igipolisi, abashinzwe inzego zitandukanye z'umutekano. Ni mwebwe Imana izabibabaza. Nubwo abantu batwawe, ntimuzabibagirwe Banyarwanda, amafoto yabo muyabika ahantu. Nubwo baza bakica bakarimbura umuryango wose, bene w'uwo muryango, bene inshuti z'uwo muryango, amafoto yabo nimuyafate. Nubwo barimbura bakarimbura, umunsi umwe tuzavuga tuti aba bantu bagiye hehe. Naho iyo babuze, ngo ntimukajye muvuga ngo buriho ngo ngiye kurega, ngo ngiye gutanga ikirego muri polisi. Niba yabatwaye, uwashimuse niwe mujya kuregera. Mana we, Uwiteka we, Uwiteka, witinda.
manura imbaraga zawe, zimanure vuba. Ubwo abaja n'abajakazi bawe wowe uzi aho bari basenga, Mana manura imbaraga zawe vuba. Bya bindi abantu bibwira ko bidashoboka, urabishobora kandi urabikora. Waraje ufata abana b'Isiraheli ubakura mu bucakara, ubakura mu maboko ya Farawo. Reka tubirebeho gatoya. Hari umuntu uherutse kunyandikira arambwira ati narose inzozi pasiteri. Ni umuntu uri muri diaspora ahantu, nta nubwo nahura amaso ku yandi hamwe nawe, ariko aranyandikira ati maze kurota narindi kumwe nawe pasiteri, turi gusoma igitabo cyo Kuva. Naho ngaho turi. Abanyayisiraheli baragenda bajya mu gihugu cya Egiputa. Imana iba hamwe nabo, ibaha faveri, bararumbuka. Noneho umwami Farawo abagirira ishyari, ategeka ko bajya babica. Barabica nk'uko bari kubica mu Rwanda. Amashitani abakoresha, amadayimoni abakoresha namwe. Ariko si uyu munsi ko abana b'Isiraheli bakiriho, ntusha kwica abantu bose ngo barangize. Ahubwo ijambo ratubwira ngo uko barushagaho kubica, uko barushagaho kubatoteza, ngo niko bakuraga kurushaho. Ubwo muri abo bashakaga kwica nyine, Imana ibonamo umwana yateganije, yateguye, yahamagaye, ndetse atari yanavuka yaramuhamagaye ari mu nda ya mama. Imana imugira kagati kabitswe n'Imana, karindiwe n'Imana, iramuproteja, imuha uburinzi. Irangije iramuzamura ajya kuba ibwami. Babandi batotejwe bazajya kuba ibwami. Imana yafungwe n'imiryango, natwe ibwami twagezeyo. Sinjye nyenyine gusa, hari n'abandi benshi. Navuga ngo mwarakoze kudutoteza, kuko byaduhaye faveri nyinshi cyane. Aho tugeze abategetsi baradushaka, aho tugeze baratuvugisha, kubera icyo gikundi Imana yadushyizemo. Ariko cyaturutse he? Ni mwebwe mwakiduhaye mudutoteza. Ajya gukurira ibwami, ariko ntiyishimira iby'ibwami, nubwo ntacyo yarabuze. Abona ko ubwoko bwe butotejwe, aba arahavuye, abaye impunzi. Ajya ahantu adafite n'igiceri na rimwe, ararongora, ajya kuragira inka. Aragira inka zitari nize kuko yari umukene. Aragira inka z'umutambyi. Imana imusanga aragiye izo nka, iramubwira iti ni wowe Mose, ni wowe nahisemo kujya gutahura ubwoko bwanjye. Wowe uri muri diaspora, ubyumva aho uri hose, ni wowe Mose uriho, kuko Imana yavuze ngo uzambera Mose. Ubu nta muntu wagombye kuba ari muri diaspora yicaye aho, kandi bene wabo bari kwicwa, bari kurimburwa. Niwicaraho ntugire icyo ukora, umunsi umwe uzabibazwa. Imana ihamagara Mose, umuntu wari impunzi, umuntu utari ufite ubushobozi bukomeye. Yewe Bibiliya inatubwira ko ngo nta nubwo yarazi kuvuga. Imana kugira ngo igiye gufata wa muntu uzi kuvuga, iragenda ifata wa wundi utavuga. Imana kugira ngo igiye gufata umuntu wari ufite amafranga, wari umerewe neza, w'umuherwe, ufite uburyo, iragenda ifata wa wundi udafite uburyo. Iramuhagurutsa, wowe utavuga ni wowe uzamvugira. Imana mu gihe cya Eliya, umukozi w'Imana arimo yaza bikomeye, aho kugira ngo imuha amafaranga ikoresheje abakire, iragenda ihitamo umupfakazi udafite n'ikintu na kimwe, ariko Imana no kubusa ikarema, ikamuha icyo
atanga. Imana ntabwo ikeneye ingabo zihanitse kugira ngo ikore ibitangaza. Na za zindi ziri mu ishyamba, za zindi zibagiwe, Imana izazikoresha. Na za zindi zisuzuguritse, Imana izazikoresha gutabara ubwoko bwayo. Nuko Imana irakora, kandi Imana yacyuye ubwoko bwayo. Atari uko bari bafite igisirikare gikomeye, atari uko bari bahagarikiwe n'abakomeye, ahubwo kubera ko Imana yari kumwe nabo. Nabikubwiye ngo Imana ntabwo iri kumwe n'abatotezi, Imana ntabwo iri kumwe n'abashimuta. Babandi birwavuga ngo uri ikigarasha, ngo njyewe ngo nduyu nguyu. Bariya bishyira hejuru bagiye guhanuka byose. Ibyo biratana bigiye kuba umwotsi uzamuka, bizashya nk'umwotsi uzamuka ukagera mu kirere, hagire n'ikintu na kimwe gisigara. Kandi Imana irinda Mose. Wowe Imana yahamagaye gutabara ubwoko bwayo, nkwaturiyeho, ntabwo uzapfa, uzarama. Kandi wowe uri mu gihugu bari guhiga, vuga usubiremo ngo abaje kumpiga bose mu izina rya Yesu bapfire muri misiyo zabo. Nuko bimeze. Amasengesho ya shasha, amasengesho gutya na oya, natwe dufite imbaraga, dufite Yesu. Iga gusenga n'imbaraga. Yaguhaye iki? Yaguhaye urufunguzo. Iravuga ngo ngwaye urufunguzo, ngo ibyo uzafunga ku butaka bwo ku isi ngo bizaba bifungitswe no mu kirere, ngo ibyo uzahambura ku isi bizaba bihambuwe mu ijuru. Uhambire bya bindi byose bikurwanya, kandi ubikora ufite n'imbaraga. Ntabwo ushobora kugenda ngo ubwire umujura ngo ushobora kugenda ngo ntunyibire ibintu. Oya, umujura azamubwira uti mu izina rya Yesu genda mvira ahangaha. Abantu bakarenganwa, waba ugiye kubavugira ngo uri ikigarashi, nawe ugahaguruka ukavuga utoya ntabwo ndi ikigarashi. Erega aho bigeze bagiye kurwanya buri muntu wese uvuga ukuri, bagiye kurwanya umuntu wese ufite urumuri muri we. Barashaka abafite umwijima, nibarangiza urumuri bashaka bazamarana ubwabo. Ninde wakubwiye ko rupfu ahaga? Ijambo ry'Imana riravuga ngo rupfu ntabwo ahaga. Ubwo rero ntugashimishe rupfu, kuko nta na rimwe uzamushimisha. Wowe ugomba kuvuga igikwiye imbere y'Imana, ntukarebe umwana wa muntu. Ugomba gukora igikwiye kandi ukoresha imbaraga. Ayo madayimoni yafunya, ufite imbaraga zose zo kwirukana shetani uwo waba ari we wese, no kumurwanya no kumutsinda. Mbere yuko mbasezeraho, ndagira ngo mbabwire yuko ari inshingano z'abari hanze kuvugira abatotezwa, abari kwicwa. Dore nk'ubu iyo mbonye bagushimuse, ntabwo nitaye ngo uri umututsi, ntabwo nitaye ngo uri umuhutu, ntabwo nitaye amagambo wavugaga, njyewe ndagenda nkakuvuganira. Cyakoze ntabwo nzavuganira abagambanyi, abo baba muhora iki, abo ngabo bande na bande, abo sinzavugira. Ariko wundi utazi impamvu n'uburo, wo nzamuvugira. Abari muri
diaspora dufite inshingano yo kuvugira babandi bahohoterwa. Turakora ubuvugizi tutitaye ngo uyu ni umuhutu, uyu ni umutwa, uyu ni umututsi, kuko urwo ni urukundo nyarwo. Ntabwo tuzitanga uyu ni ishyaka iri n'iri. Ntabwo tuzavuga ngo uyu yatoye Kagame ntiyatoye Kagame, ibyo si byo. Uwo bazagira nabi wese tuzamuvugira. Ubwo rero namwe abari mu gihugu ni ngombwa ko muvugirana, ni ngombwa ko mutabarana, ni ngombwa kandi ko mutanga amakuru. Bene data muri kunyumva muri diaspora, ndababwiye ngo nimuhaguruke. Ibya Facebook na Twitter nabyo ni byiza, ariko si byo bihagije cyane, kuko bari abantu inkuru ziraza ziryoshye zivuga wenda ukuntu kanaka bamurashe, zikajya muri Bwiza, zikajya muri hehe mu bindi binyamakuru, bakabyandika koko kubera ko batanditse amakuru meza, nta review bagira. Ariko ikintu kibabaje, nyuma y'icyumweru baragenda bakazisiba. Nk'ubu ugiye kuri Bwiza ugashaka ya nkuru ya wa mwana wa wundi baherutse, wa mugabo w'abana batatu baherutse kwica, umwe ngo w'umunyamoto, umwe bajijije ngo ibishyimbo, business y'ibishyimbo. Ubu ngubu ugiye ugashaka iyo nkuru ntabwo wayibonayo, uklikinga link ukayibura. Kubera iki? Kuko bashaka gusiba ibimenyetso muri Google. Ubu rero ikintu mugomba gukora, mugomba kugenda mugafungura za blog, mugomba kugenda mugafungura za website, mugomba kujya kuri za medium.com n'urugero, cyangwa n'ahandi mushaka ahantu hari secure. Noneho ziriya nkuru zose mujye mukora screenshot, mujye namwe muzandika, kugira ngo Google izibona abantu bagiye bagakora research, bakareba ubwicanyi bajye babubona. Kuko iyo mubirekeye kuri TV10, mukabirekera kuri Bwiza, mukabirekera he, nyuma baraza bakabibasibisha. Noneho rero abantu bajya kwagugoringa bakagaragaraho nk'aho arabera kandi barakoze amarorerwa. Ni ngombwa rero ko mutangira gufungura blog, ni ngombwa ko mutangira gufungura za website, ibyo bintu bikajya muri search engines. Ubwo rero bari imbere mufite inshingano kandi zo kujya mufata amafoto, zo kujya mufata amavideo abantu bagenda bica, bakabaca imitwe, bakabanyereza. Umunsi umwe uzaza tuvuge tuti dore amafoto aba bantu ninde bagiye he, noneho tuzagire abo tubibaza. Igihugu cyo mu Rwanda ntabwo kikiri safe. Nta mutekano w'umuntu n'umwe uri guaranteed, nta mutekano ugihari. Tugiye kurangiza tuvuga agasengesho, ako mwige kugira imbaraga, kandi mumenye yuko amasezerano Imana yahaye abanyarwanda azasohora. Mwere gukangwa n'ibyo mureba inyuma, ahubwo musenge, musireho ibikorwa, kandi mugire imbaraga. Mugire imbaraga. Mwere kuba indyarya, mwere kuba abahanuzi b'ibinyoma, abapasiteri, kugira ngo ujye guhanura ibinyoma utangire usingize umutegetsi mwiza, utangire uvuga abategetsi neza, birutwa nuko waceceka ntiwongere no kubwiriza. Niba utabashe kuvugira abica, niba utabashe kuvugira abashimutwa, genda uzinga utwawe wicare, kuko imbere y'Imana ntabwo tumuzaniye abanyarwanda. Abanyarwanda ababisha babamereye nabi nibandi birware kuvuga ngo dore bigiye kuba, dore ibyiza bigiye kuba. Oya, ubu ngubu mugomba kubwira abanyarwanda muti Satani yabahagurukiye, abakristo kubica kubarangiza, abajene kubica kubarangiza, abastari kubica kubarangiza, abantu bagezweho Satani yabahagurukiye. Ugomba kubabwira bategura mbere, nabo bakamenya icyo bagomba gukora. Reka dusenge. Mana, humura abanyarwanda amaso. Mana, abanyarwanda imbaraga n'ubutwari bwo guhagarara kuri gitare, bagakomera, hanyuma
bagashirika ubwoba bagakora nyine ibyo bagomba gukora batitaye ku mwana wa muntu ahubwo batinya Imana yonyine. Reka abanyarwanda bumve ijwi ryawe, reka abanyarwanda bayoborwe, reka abanyarwanda batabarwe Mana, batabarwe. Ibuka babandi bose bari hafi y'imva, ibuka babandi bari kwicirwa, Mana bihagarike, Mana himbaraga abanyarwanda uburyo bwo kwirwanaho. Nari ndangije ntavuze babantu bari kwimurira muri za paritoma muri bwabuzo bwabo, hari ahantu naho kujya guhaha urupfu. Mwitonde cyane, mwitonde. Nimushaka mugiye kuba mu giturage, nimushaka mugiye kuba mu bishanga, ariko hari ahantu Imana ikomeje kumbwira kandi numvise n'abandi bahanuzi benshi bivuga, hari ntabwo ari ahantu heza, naho kubicishiriza inzara, naho kubicishiriza ubundi ibindi bintu byinshi cyane. Nimuhange, nimuhaguruke, nimurwane intambara yo mu mwuka, ntimuba abakristo basanzwe, ahubwo musenge cyane, mujye musengana n'imbaraga, mwirukana mukubita hasi, kuko murwanye nawe si umwana w'umuntu, ahubwo ni amadayimoni. Kandi ayo yose Imana yabahaye uburenganzira, ibabwira ko ari munsi yanyu. Nimugire rero imbaraga nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga mu gitabo cya Yesaya 40, haleluya, ngo nimuhumurize ubwoko bwanjye, nimuhumurize, niko Imana yanyu ivuze. Nimubwirane ubugwaneza abantu bo mu Rwanda, nimubamenyeshe ko agahato barimo karangiye, ibicumuro byabo birababariwe. Ariko abangaba si bandi bakomeje gucumura, ni babandi bihannye. Uhoraho yabahannye bihagije kubera ibyaha byabo. Ngo nimubahumurize, nimuhumure Abanyarwanda, nimuhumure nubwo muri mu bihe bitoroshye, ariko mwibuke yuko Yesu Kristo yaranesheje. Yari Kristo na kumwe. Tuzongera dusubire. Imana ibagirire neza. Ndabakunda cyane kandi nkomeje kubasengera. Bye bye.